reka nongere nguhe ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi, nanagushimira cyane uburyo ukomeza gukurikira ukanakunda inkuru tugenda tukugezaho, cyane cyane wowe uri kumva iyi nkuru umukazana w'ibanga. Igice cya 9 cy'iyi nkuru umukazana w'ibanga cyarangiye ubwo Nkusi yari akimenya ko yateye inda Muteteri. Yahise amutungura amuterera ivi amusaba ko yazamubera umugore. Muri ako kanya nibwo Nkusi yohererejwe ubutumwa n'umuntu atazi, amubwira ko amubikiye ibanga ryo kuba Delila ari we nyina umubyara bya nyabyo. Nkusi nyuma yo kubitekerezaho akanya gato agahita amusaba ko yajya kuba mu rugo rwo kwa Delila nk'umukazana w'ibanga. Umukobwa Nadine yari amaze yerurira Nkusi amubwira ko kumuhomba bitari muri gahunda ze, bityo we na Nkusi baremewe kubana. Alegisi yari yatangiye gutakambira abantu basaba ko bamuha ubufasha ngo abone uko akemura utubazo nyuma yo gucanganyikirwa n'ibye byose. Tugeze ku gice cya 10 cy'iyi nkuru umukazana w'ibanga. Niba uri kuyumva reba aha hasi ukande ku ibuto ya like, uduhe n'igitekerezo muri comment, ndetse niba utarakanda no kuri subscribe ukandeho kugira ngo buri uko tuyishyizeho ujye uyibona bitakugoye. Reka twumve ibyakurikiyeho uko byaje kugenda. Dutangiranye na Muteteri na Nkusi akimara kumubwira ko agiye kubana na Delila nk'umukazana w'ibanga. Muteteri mu gutungurwa ahita amubaza ati nk'umukazana w'ibanga, none se Delila na Dennis ni ababyeyi bawe bya nyabyo ku buryo nababera umukazana? Ako kanya kimubaza icyo kibazo Maurice yahise abageraho avuye kuvugira kuri telefone, areba uburyo bafatanya amaboko maze akora ku rutugu rwa Nkusi ahita amubwira ati Nkusi, umbabarire mwana, nakubeshye ngiye mpora mbahangayikiye mwembi ku buryo numva muri mwebwe uwahemukira undi nanjye yaba mbabaje, niyo mpamvu nganjwe n'umujinya nkagukorera biriya byose nubwo ntazi uko ndabisobanurira abanyeshuri twigana. Muteteri mu kumva ibyo Maurice avuga atabyumva aramubaza ati ni ibiki umukoreye se? Nkusi na Maurice barebye Muteteri baraseka, maze Maurice akomeza avuga ati Nkusi, nigeze kubwira Muteteri ko ahantu urukundo rwigeze rutajya rushira ngo ruhave, nk'ikimenyetso kigaragaza ko hagati yawe na Nadine nta rukundo rwigeze ruhaba. Nyine icyo mvuga, wowe waramukundaga ariko kuba ataragukundaga bivuze ko nta rukundo rwabaye hagati yanyu. Rero ndabasabye namwe murabibona ko mugeze mu bihe bigoye kandi buri wese akeneye undi, cyane cyane Muteteri agukeneye cyane, bityo mwana uzambabarire ntuzamutererane. Nkusi yaramwenyuye maze azunguza umutwe, ariko mu mutwe we nta bindi yari ari gutekereza uretse ubutumwa yakiriye, gusa arabyirengagiza bakomeza kuganira. Ku rundi ruhande umushoferi utwara Nkusi akimara kwinjira muri kaminuza nyuma y'uko amuhamagaye ngo azamutware, Nadine akibona imodoka ye yahise agenda amusanga, amugezeho aramusuhuza. Umushoferi amwikiriza hashize akanya Nadine amubwira ko agiye kumufasha gutungura umukunzi we. Umushoferi yamubajije umukunzi w'uwo ari we, undi amusubiza ko ari Nkusi, bityo niba ataranabiza bimenye. Ako kanya umushoferi yahise abaza Nadine ikintu ashaka ko amukorera. Nadine amusubiza ko ashaka kwinjira mu modoka bwihishwa, noneho Nkusi yaza kwinjira agahita amutengura. Uwo musore wari umaze kumenya ko Nadine ari umukunzi wa Nkusi yahise arangaguzwa hose azunguza umutwe. Nadine ahita yinjira mu modoka inyuma. Mu gihe bagitegereje Nkusi, Nadine ahita akora mu gikapu cye afite, akuramo imyenda yishyira ku ruhande, ahita yiyambura ipantaro yari yambaye ayisimbuza akajipo kagufi cyane kangana hafi n'umukandara. Amaze kukambara atangira kwigana uburyo arajya aratira amatako ye Nkusi. Amaze kubona birimo neza ahita akuramo ishati y'umweru ndende yari yambaye, ahinduranya ashyiramo agapira kameze nk'agasengeri kuko mu ntugu ari imishumi, ariko gapfutse ku mabere gusa na bw'igice gito kuko ni nkaho agaragara. Kageze hejuru y'umukondo, nyuma mu mugongo hazengurutswe udushumi natwo dusa ku buryo umugongo wagaragaraga. Nuko amaze kwireba mu ndorerwamo ahita yibwira mu mutima ati n'ubundi amaherezo y'inzira ni mu nzu. Ngikundana na Nkusi ntabwo twigeze tujya mu buriri bumwe, ariko ubu ntacyo muhisha. Nuko akomeza kwitoza neza uko arajya yigorora amuratira amatako n'igituza, agatandukanya amaguru, mbese akabikora ameze nk'uri kumansura. Bidatinze ahita abika imyenda yakuyemo muri cya gikapu, ubundi akuramo ibirungo, atangira kwisiga ku munwa, aconga ibitsike n'ingohe neza. Byose abisoje ahita yitera umubavu uhumura neza, ubundi yitsimba inyuma mu modoka muri wa mwanya umwe bashyiramo ibintu ku buryo umuntu wese winjiye atabasha guhita amubona.
ategereza ko Nkusi aza ngo amuryoshye aryoshye. Alegisi ubona yataye umutwe yahuye na Mahoro mu kabari kamwe. Alegisi mu gikote cy'ingofero ku buryo utabasha kumubona isura. Bicara baganira, Alegisi abwira Mahoro ati ntabwo nari nzi ko wankora ibintu nk'ibi ngibi. Mahoro aramwenyura asoma ku cyo ari kunywaho maze aramwegera ngo amwongorere, maze aramubwira ati nta muntu n'umwe wakwemera ko wampaye amafaranga, ndetse n'iyo wabiririmba mu nda y'isi ntabwo babyemera. Alegisi niba narigeze kujya mu rukundo nkumva ndanyuzwe, ni igihe nari mu rukundo nawe. Ibyo wankoreraga byose, ibyo nagukoreraga byose, numvaga ari rwo rukundo nkeneye mu buzima bwanjye. Ntabwo nigeze nkwaka amafaranga, nayo wampaga narayakiraga kubera ko ntashaka kugusuzugura. Ikirenze ibyo nayo sinigeze nyakoresha kuko ndacyayabitse. Ariko Alegisi, ako kanya Alegisi amuca mu ijambo aramubwira ati Mahoro, ndakwinginze basi mpa ayo ngayo wabitse gusa aramfasha kuva muri ibi bibazo ndimo. Mahoro ahita amureba maze aramubwira ati Alegisi, ndakubona wataye umutwe disi, gusa yaba wumvaga neza uburemere bwo guta umutwe kwawe, wagakwiye kumva neza uko nari meze nza kukureba iwawe mu rugo ngutunguye ngo nje gusura amakunzi yewe, ngahura n'undi mukobwa nawe asohoka iwawe mumaze kwisanzuranaho. Nkaho ibyo bidahagije, igihe nge n'uwo mukobwa turi kukuganiraho twibaza ngo ni ibya nyabyo, dutungurwa no kubona undi mukobwa nawe aje iwawe tumenya ko nawe ari umukunzi wawe. Alegisi, wababaje imitima y'abakobwa benshi cyane, nta nubwo numva igihano wagahawe kugira ngo gihingane n'amakosa wakoze. Alegisi, watumye ntakaza icyizere cyo kuba nakongera kugirira undi muhungu ibyiyumviro na gakeya. Alegisi, uri umugome, bityo no gutakamba kwawe niyo naba ngiye gupfa sinshobora kukumva. Nkubwije ukuri, impamvu nemeye guhura nawe ni ukugira ngo nze nkwishongoreho, gusa mu bushobozi bwanjye igihano nabashije kuguha ni ukukunyaga ibyo witwazaga byose uryarya imitima y'abakobwa. Njye nagira amata ari amafaranga twarayagabanye pasu pasu, byararangiye, kandi nagira amata nta hantu uzongera kumubona kuko yagiye kuyatangiramo ubundi buzima. Alegisi, uri igisebo ku bandi basore bose. Alegisi amaze kumva ayo magambo yararize, yibagirwa ko ari umugabo. Mahoro ahita ahaguruka aho ngaho arigendera, ku buryo Alegisi yabuze n'imbaraga zo guhaguruka ngo amukurikire, ahubwo ahita avuga ati basi mbabarira, ari wowe mukobwa nkunda wenyine, gusa ariko mfashe ndakwinginze. Mahoro yari yarenze, Alegisi asigara arira. Abamubonye aho ngaho bagira ngo ari kurizwa nuko Mahoro amuteye indobo, bamuseka cyane ukuntu ari umugabo urizwa n'urukundo. Ntabwo byatinze Nkusi yasabye Muteteri na Maurice ko bakwirengagiza umwanya bavuyemo, bakamukurikira ibibaye bakabimenaho amazi. Bava ku kibuga cy'umupira, Nkusi ari guserereza Maurice ko agiye kumugurira ibyo kunywa bihinganye n'ingumi n'urushyi amaze kumukubita. Ku rundi ruhande Muteteri we yaranejerejwe cyane no kubona Nkusi yishimiye ko atwite, mu gihe yari azi neza ko ibikunda kubaho ari uko umusore wateye inda umukobwa ahita amwihakana. Muteteri yumva ko nawe ari ibyo byari bigiye kumubaho. Bakigera ku modoka, umushoferi yari ari gutitira kubera gahunda amaze gupangana na Nadine wari mu modoka. Nadine nawe mu guhengereza mu kirahure abona Nkusi, Muteteri na Maurice bari kumwe. Umutima urakubita aribwira ati ibintu bigiye kugenda uko ntari nabiteguye, nari nzi ko Nkusi araza wenyine. Ako kanya Maurice yazengurutse ku rundi ruhande ajya kwicarana na shoferi, mu gihe Nkusi we yabanje gufungurira Muteteri umuryango ngo yinjire. Muteteri amaze kwinjira na Nkusi arazenguruka aza kumwicara iruhande. Nadine nawe akomeza guhisha umutwe ngo batamubona. Imodoka ikimara kwaka, Nkusi yafunze umuryango, umwuka wa parufe uhita ukubita Muteteri, ahita aruka ibiri mu nda hafi ya byose. Atakamba asaba shoferi na Nkusi ko bafungura ibirahure igitaraganya. Ako kanya barabikoze, Nkusi nawe aba yumvise parufe maze aravuga atari ko iyi mibavu ndi kumva muri iyi modoka ko itari isanzwe mora. Maurice ati ahubwo nanjye narigize ngo ni wowe wayishyizemo, gusa nubwo bibaye bikweretse nyine ko umugore wawe Muteteri igihe cyose azaba atwite utazongera kumwegereza imibavu kuko ubonye ko idakorana no gutwita kwe. Ako kanya Nadine yumvise ibyo bintu ko Nkusi yateye inda Muteteri, yahise yikanga ku buryo yakubise inkokora ku modoka ntibabashe kumwumva kubwo kuba imodoka iri kugenda. Nkusi mu bushobozi afite abasha gufasha Muteteri amuhanagura neza kugeza atuje, amuha n'amazi yo kunywa.
uko ibyo Morisi abireba ahita avuga ati sha Nkusi, uri kugenda utera intambwe kabisa umuntu atatekerezaga. Ukiri umunyeshuri uhita ubona akazi ko kuba CEO, none sha uhise unatera inda ntaragira n'igitekerezo cyo gukundana n'umukobwa. Muteteri yahise amusubiza ati ariko Morisi, waretse kuvuga ibyo bintu ko birimo kunyiterera isoni. Nadine wari mu modoka yarababaye ku buryo amarira yamurenze agatangira gupfuneka, ariko akihagararaho ngo batamwumva, kugeza ubwo bageze kuri moteri Nkusi yari abajyanyeho bava mu modoka binjira bagenda. Bakimara gusohoka umushoferi yakuye imodoka aho ajya kuyiparika aho abantu batabona. Nadine asohokamo asaba Nadine kuva mu modoka igitaraganya. Mu gusohokamo umusore akubise Nadine amaso atangira kurya indimi kubera ukuntu yari yambaye, ariko atungurwa no kubona arimo kurira. Nadine amaze gusohoka aribwira mu mutima ati misiyo yanjye irapfuye, ariko biriya numvise ntabwo bizankanga, nibinaba ngombwa iriya ndizavamo kuko Nkusi ari uwanjye. Kuri bari resto aho Muteteri akora, manager ari kuganira na vice manager Gentille ahita amubwira ati kuva mbere hose siyo mubimbwira wari kubiki. Manager amusubiza ati rega boss yari yarambujije ko nta muntu wundi ugomba kumenya ko Muteteri ari we wamuhesheje akazi hano, rero wowe wagiye ubyumva nabi utekereza ko Muteteri namuzanye hano mu kazi ku bubasha bwanjye. Gentille yazunguje umutwe maze ahita avuga ati bivuze ko nariya mafoto ari boss wari wayagusabye se? Manager amusubiza ati oya, ntabwo ariko bimeze, ntakubeshye Gentille, kubera ko Muteteri namubonye ngahita mwikundira, numvaga ko nimfatiriye amafoto mu ibanga nzayamukangisha akambera inshoreke akankunda, mbese tukajya twisanzuranaho. Nawe urabizi ko mu bakobwa babakora hano hose Muteteri abarusha ubwiza. Gentille ati icyo nicyo kibazo cyawe, ufite amaso ariko ntabwo ubona. Ubu Muteteri andusha ubwiza koko? Gusa ibyo tunabireke, igikurikiyeho rero ni ukumushakaho amakosa, ubundi tugashaka ibituma boss Nkusi amwirukana hano. Manager amusubiza ati nanjye ibyo nibyo ndimo gutekerezaho, rero nk'abantu bakorana ntabwo ari ngombwa ngo njye nawe tujye duhora duhanganye, ikindi kandi wibuke ko inyungu ubishatse zatugeraho twembi. Gentille ati wankundiye se shaka waguye iyo nda yawe, ngaho mbwira uko bigomba kugenda Muteteri tumwirukanisha. Ku rundi ruhande Nkusi na Muteteri na Morisi bageze muri moteri batumije ibyo kurya no kunywa baraganira. Nyuma Nkusi afata ijambo ryo kubashimira bombi uburyo bamuba hafi, akababwira ko kuva mu mashuri yisumbuye bari inshuti, atazi ko ubucuti bwabo buzakomeza kugira n'ako kanya, ndetse Muteteri akaba ari we wari umubikiye urukundo rw'ubuzima bwe. Yamaze kubabwira gutyo Muteteri bikomeza kumukora ku mutima. Bakiri kuganira Nkusi yabwiye Muteteri ati bityo rero sheri, urabona ko utangiye ikindi gihe umuntu atatinya kuvuga ko kitoroshye, gusa amahirwe ahari ni uko umwaka ugiye kurangira ku buryo urawusoza, ubundi ugasaba gusubika ukazasubira kwiga nyuma y'undi mwaka. Ariko narindi kugusaba ko akazi wari uri gukora wakihorera, ngusezeranije ko mu bushobozi bwanjye bwose ntacyo uzamburana. Morisi yazunguje umutwe maze aravuga ati nanjye aka kantu ndumva ari keza, Nkusi ndamwizeye yibitseho ibanga ry'ubushobozi tutazi. Ibyo babyemeranijeho bakomeza kuganira bisanzwe kugeza ubwo batashye, ariko ubona Nkusi ari kubashushubikanya gutaha ameze nk'ufite izindi gahunda. Bamaze gutandukana Nkusi yahise ahamagara ya nimero yamwoherereje ubutumwa, ariko yanga gucamo. Atangira kwibaza ati uyu muntu wanyandikiye ubu butumwa ariko rero nkeneye gushishoza, ashobora kuba ari n'umutekamutwe, ariko se nanone ko umuganga wabyaje mama wanjye muzi, ndi kwirirwa nibaza ibi bibazo byose kubera iki? Reka nze nkwereke. Ako kanya Nkusi yavuye aho agenda ahamagara shoferi we, bidatinze amujyana ku kazi aho Delila akorera. Agezeyo Delila atungurwa no kubona Nkusi aho ngaho. Mu gutangira kuganira Nkusi aramubwira ati buriya cya gihe ngusigana n'umuganga wambyaje naje gusanga atari kuriya byari kugenda, kuko abantu benshi ntabwo bafite amahirwe yo kumenya abaganga babakiriye mu maboko. Ndashaka kumukorera agasiripurize ku buryo azahora atewe ishema no kuba umuganga. Delila mu kwikanga yahise amubaza ati ubwo se ushatse kumukorera iki? Nkusi ati ahubwo nawe umfasha kumutegurira agasiripurize. Ikintu cya mbere wowe banza umpuze nawe, ubundi mumenye neza mbona uko nzamutungura. Delila amaze kubyumva mu mutwe yahise atekereza ati apu, Nkusi n'ubundi nta byinshi azamenya, reka mbahuze wenda namukorera iyo siripurize ntabwo bizatuma Adeline amvamo.
ako kanya yahise amubwira ko afite akazi kenshi bityo byaba byiza amuhaye nimero ye akamwivugishiriza. Ni nako byagenze, amaze kuzimuha Nkusi amubwira ko azamubwira uko bazabigenza namara kumenya neza. Ako kanya aramubwira ati mama, namutetera akazi ke kugahuza n'amasomo biri kwanga, byabaye ngombwa ko akareka. Derira mu kubyumva ahita yibwira mu mutima ati wasanga umukuye mu nzira kubera ko yakwimye urukundo sha. Akimara kuva aho ngaho Nkusi yahise ahamagara nimero ya manager amubwira ko azajya abwira Derira ko Muteteri yasezeye akazi. Bamaze kuvugana ahamagara nimero ya muganga Adeline. Ku rundi ruhande muganga Adeline aho ari kwa muganga mu kazi atungurwa no kubona nimero ya Nkusi imuhamagaye arikanga cyane. Ahita yibwira mu mutima ati uyu musore se ko ahise ampamagara, ahise amenya ko ari njye wamwoherereje buriya butumwa se? Ariko se nanone ko nakoresheje indi nimero yabibwirwa n'iki? Wasanga ari kubishidikanyaho, wenda akaba ashaka kwibariza umuganga wabyaje nyina. Ibi nta kibazo, reka mwitabe. Muteteri agitandukana na Maurice na Nkusi, we yahise yerekeza aho akorera kuri bare resto afite gahunda yo kujya gutora utuntu twe. Ahageze akubitana na Gentille aramusuhuza ati mwiriwe neza manager. Gentille mubwira si bwinshi aramusubiza ati niriwe Muteteri we, nubwo ntazi ko wowe uraza kwirirwa. Muteteri mu gutungurwa aramubaza ati nubwo utazi ko ndaza kwirirwa, kubera iki se urateganya ko nshobora gupfa? Gentille mu kumwenyura ahita avuga ati oya, wicwa n'iki se mukamama wanjye, ahubwo se kuzindutse kare amasaha yawe ataragera. Muteteri aramusubiza ati nje gutwara ibintu byanjye kuko ntabwo nzongera gukora hano, naje gusanga bitari kuvamo. Gentille mu kubyumva yaratunguwe cyane, yibaza niba ibyo yumvise ari ukuri. Ahita amwegera maze aravuga ati uravugisha ukuri? Buretse gato, ni Nkusi ugusabye kureka aka kazi se? Ariko se ni gute yaba yarakagusabiye kuza gukora hano akanaba ari we ukwirukana? Muteteri mu kumva izina Nkusi yaratunguwe maze ahita abaza Gentille ati uvuze ngo iki Nkusi? Gentille amusubiza avuga ati yego. None se Nkusi ntabwo ari wowe watumye uza gukora hano? Dore ngo urijijisha nkaho ibyo ntabyo uzi. Ako kanya Muteteri ahita abaza Gentille ati none se Nkusi ni wowe watumye nza gukora hano gute? Gentille aramusubiza ati ariko abakobwa musigaye mwigira indyarya rero, ubwo se ushatse kwirengagiza ko ntamenye ko wowe na boss Nkusi mukundana akaba yaragushakiye akazi nk'umukunzi we? Ibyo mwigira ni ibiki? Reka kuntera umwanya sha. Muteteri mu gukomeza gutungurwa cyane ahita avuga ati boss Nkusi? Ariko se wa mukobwa uravuga ibiki ngo boss Nkusi? Ako kanya Gentille nawe yahise abona ko Muteteri ari mu rujijo cyane, aramwegera maze aramubaza ati none se Muteteri, boss wa hano ninde? Undi aramusubiza ko ntawazi. Gentille atungurwa cyane no kuba yabwiwe ko Nkusi ari we wahesheje akazi Muteteri aho ngaho, ariko Muteteri akaba atazi boss waho. Ako kanya ahita amubwira ati none se umukunzi wawe ntabwo ari Nkusi? Muteteri arabyemera nuko Gentille amusaba nimero za Nkusi. Muteteri mu gutungurwa kwinshi cyane ahita azimuhereza. Gentille azandika muri telefone ye aramwereka. Muteteri atungurwa no gusanga muri telefone ya Gentille handitsemo boss Nkusi kuri iyo nimero. Gentille ahita avuga ati uzi ko bya bintu ari byo, kuko ntabwo uzi ko umukunzi wawe ari we boss wa hano se? Ako kanya Gentille ahita amuhamagara ashyira amajwi hanze. Nkusi aritaba. Gentille ati muraho neza boss? Nkusi ati muraho neza, ko wongeye kumpamagara se hari ikibazo cyabaye mu kazi? Muteteri yatunguwe no kumva ijwi ari irya Nkusi. Gentille akomeza avuga ati hoya nta kibazo boss, ahubwo narindi kugira ngo muzaze kureba raporo y'ukwezi kuko njye na manager twamaze kuyuzuza neza. Ni njye wabaye vice manager? Nkusi ati ese ni wowe mama yambwiraga bashyizeho nka manager? None si ibibazo byo kuba manager yaragiranaga umubano? Gentille yahise amuca mu ijambo ahita avuga ati oya boss, ibyo byarakemutse. Nkusi ati okay, nta kibazo, nimbona umwanya nzaza kureba uko bimeze. Mube muri gushaka undi mukozi usimbura Muteteri rero kuko atazagaruka gukora aho ngaho. Bamaze gusezeranaho Muteteri yacitse intege. Mu gutungurwa kwinshi cyane yibaza niba yaba ari kurota cyangwa kubonekerwa. Mu kugarura ubwonko ku byo yumvise Nkusi avuga ati ese ni wowe mama yambwiraga bashyize aho nka manager? Muteteri ahita atangira kwibaza ati ngo mama? Nanone yongera kwibuka ibyo Sheja yamubwiye kuri Nkusi
ko ari umukire ubitsa muri banki papa wabereye manager. Muteteri mu kugerageza gutekereza cyane isereri riramufata hafi kwikubita hasi, aramirwa na Gentil maze aramubwira ati bisa nkaho umukunzi wawe hari byinshi yaguhishe. Muteteri ati ndumva ameze neza ngewe nkuri kurota, reka njye gutora utuntu twanjye nitahire. Muteteri yavuye aho mu rujijo rwinshi cyane, atora ibye kugeza ageze mu rugo, akajya mu buriri akibwira ati ndahera heza, ariko ibi bintu ngomba kubisobanukirwa. Nkusi ubundi ni muntu ki? Nkusi uri muntu ki? Muganga Adeline asohotse mu bitaro ajya aho afatira amafunguro, ahahurira na Denise. Basangira ibya saa sita baganira. Adeline ati kuva iriya myaka yose nibwo twahura ngo nongere nkwihanganishe ku gihombo wowe na Delila mwagize abyara umwana upfuye. Denise ati yewe ni igihombo pe, nubwo wenda Delila atari yakabaye umukunzi wanjye, ariko n'ubundi niyo tutari kuzabana ntabwo byari kumbuza kumbabaza, kuko Delila namukunze kera cyane, ariko nkazitirwa nuko afite undi musore bakundana, niba nabyita inyungu cyangwa iki. Rwose uriya musore babyaranye umwana agapfa, nawe iyo adapfa ntaba yaramuntwaye buriya ra. Adeline ahita afata ni kwa kundi nyine Imana iba yaragenye ibintu umuntu atabasha gusobanukirwa. Ariko se Denise, nk'ubu uriya musore wanyu Nkusi bitunguranye uramutse usanze ari umwana wa Delila wakwitwara gute? Adeline abajije Denise icyo kibazo yaratunguwe cyane, ahita amubaza ati ngo ibyo bintu uvuze bibaho se mu buzima? Muganga nawe rwose utera urwenya, umwana wa Delila se ko yapfuye twese tubizi, urumva ibyo bishoboka bite nyine? Adeline mu kwigarura ahita avuga ati nyine ni ukwivugira navugaga, mbese Nkusi aramutse ari nk'umwana wa Delila. Denise aruhutse umwuka mwinshi maze aravuga ati Nkusi ni umwana wacu kandi twamutoje ubuzima neza, kuba ari uw'umugore wahoze ari uwanjye cyangwa se akaba ari uwa Delila byose byaba ari kimwe. Ikintu nzi neza ni uko papa wa Nkusi yansigiye imitungo ye ngo nzayihe umwana we igihe nikigera, maze kumutoza ubuzima, ndetse na Delila agashyiraho imitungo yasigiwe n'uriya musore bendaga kubana, akamutera inda bakagira ibyago bakabyara umwana upfuye. Rero Nkusi ubu twamuraze n'imitungo y'ababyeyi bombi kandi abirimo neza. Adeline amaze kubyumva yitegereza Denise maze akivugisha mu mutima ati icyo mutazi ni uko ku iherezo Nkusi ari we uzasigara mu marira menshi. Icyakora nawe numenya Delila ibyo yakoze uzicwa n'agahinda. Ntabwo byatinze Adeline amaze gutandukana na Denise, yahise arangira Nkusi aho ari ngo aze ahamurebe. Bamaze guhura Nkusi adaciye ku ruhande ahita amubaza ati wowe na mama ntimwambwiye ko ari wowe muganga wanyakiriye mu biganza? Adeline ati yego rwose, kubera iki se mbajije icyo kibazo? Nkusi ati hari umuntu wanyandikiye ambwira ngo Delila ngo niwe mubyeyi wanjye bya nyabyo, rero impamvu naguhamagaye nuko nzi ko ari we muganga wambyaje uzi ukuri kose ngo nkure mu rujijo. Adeline ahita amwenyurira mu mutima maze abwira Nkusi ati none se Nkusi, ni ukubera iki njye na mama wawe twakubwiye ukuri, ariko uwo muntu yakwandikira gutyo ugahita wibagirwa ukuri twakubwiye ku buryo ushaka kumenya ukuri kandi ukuzi? Ni iyihe mpamvu ituma ushidikanya? Ako kanya Nkusi amaze kubyibaza ibyo ahita avuga ati ariko se wamugana, nta muntu umenya byose ku mwana uretse nyina, ndetse nawe ukabuza uko navutse mama agahita apfa, ni ukubera iki ndi kubishidikanyaho? Unyihanganire ku kuba ngutesheje umwanya wawe pe. Ako kanya Nkusi amaze kuvuga gutyo umutima wahise umuhatiriza kwibwira ati ariko se nanone urukundo Delila na Denise bankunda ntari umwana wabo ni urukundo nyabaki? Ntangiye gusobanukirwa rata, ni ukuvuga ngo ahubwo Denise niwe wateye inda mama wanjye, ari nabyo byatumye mama akimara gupfa Denise ahitamo kundera afatanije na Delila, kuko nta rundi rukundo rushobora gutuma umubyeyi w'umugabo arera umwana utari uwe. Buretse gato, ibi bivuze ko Denise burya ari papa wanjye bya nyabyo? Yebaza impamvu rata, ngaho imitungo, ngaho amamiliyoni, ubundi byigeze bibaho ko umuntu yarajya ibintu bingana kuri iyo mwana utari amaraso ye? Denise, ni ukubera icyo ushaka guhisha ko ndi umwana wawe? Ariko aha nanone harimo ikibazo, niwe mugabo wa mbere naba amenye uhisha abantu ko umwana rero ari umwana we, kandi ibi bigaragaza ko na Delila abizi ko ndi umwana wa Denise.
nuko amaze kwivugisha mu mutima Nkusi ahita abaza Adeline ati harya buriya Denis na Delila bombi bari baziranye na mama wanjye wapfuye? Adeline mu kamwenyu kenshi ahita avuga ati cyane rwose bari inshuti magara. Nuko Nkusi mu mutima aribwira ati ibi birasobanutse, Denis ni papa wanjye wateye inda mama wanjye, mama amaze gupfa Delila ngirira impuhwe nk'umubyeyi umaze kubyara umwana upfuye, biyemeza kunderana. Ariko nanone ibi bintu nshaka kubyemeza neza. Nuko ahita abwira Adeline ati ahubwo hari ikintu kindi nungutse, kuko ntabwo byashoboka ko Denis yari kundera nta sano dufitanye. Mitse nkeka ko Denis ahubwo ari papa wanjye bya nyabyo. Ahubwo se papa wanjye wowe wari umuzi? Adeline yahise ahakana Nkusi ahita avuga ati ubwo bivuze ko nta gitekerezo ufite kuri papa wanjye cyangwa se utanamuzi. Ariko Adeline mu kumuhakanira yabikoze ku bushake, kuko yari ari kubona ko Nkusi afite ibindi bintu ari gutekereza. Yirengagiza ko niba ushize bari kumwe na Delila, Adeline yibwiriye Nkusi ko yari abazi. Nuko Nkusi aramubwira ati muganga, hari akantu nshaka kumfasha, icyo byasaba byose. Ndashaka gupimisha DNA zanjye na Denis, ndahita menya neza ibintu byinshi, urabingiramo se? Adeline ati ibyo biroroshye cyane, wowe ushaka amafaranga, icyoroshye wazana n'uburoso bw'amenyo bwa Denis cyangwa se umusatsi we, nawe uzana ibyawe. Ku rundi ruhande Nadine yabihiwe cyane, ahita ajya mu iduka ricuruza imiti asaba ibinini byo gukuramo inda. Amaze kubigura ava aho yinjira muri kaminuza, ariherera arabisya bihinduka ifu abishyira mu gapapuro. Nuko aribwira ati iriya nda ninyikuramo Nkusi akamenya ko Muteteri yayikuyemo arahita amwanga, nanjye ndakora ibishoboka byose ndamuha n'umubiri wanjye wose, yongera nkunde ku kabinakeza. Ku rundi ruhande Muteteri aho ari mu rugo abyutse yibaza kuri Nkusi ati se Nkusi, hari ikintu waba uri kumpisha koko? Ntabwo byumvikana, aramutse ari boss wiriya restobare nako ntibishoboka. Ariko se nanone uburyo nahabonye akazi ko ari amayobera, umuntu agapfa kumamagara atanze ngo ngwino nguha akazi. None se ubwo Nkusi yaba ari mu bakire bafite imitungo muri iriya banki, manake se we yabimpisha? Reka nganire na Maurice kuri ibi bintu. Ako kanya Muteteri yafashe telefone ahamagara Maurice amubaza niba bahurira muri kaminuza kuko hari ibyo ashaka kumubwiraho. Maurice amubwira ko n'ubundi yibereye muri kaminuza aho arara muri hosteli z'abahungu. Muteteri amubwira ko aje mu kanya gato, ahita atangira kwitegura ubundi ajya muri kaminuza. Muteteri akimara kwinjira muri kaminuza, Nadine yari ari gusohoka ava mu kigo. Ababonye Muteteri ahita yibuka ko afite bya binini bikuramo inda mu gikapu cye. Ako kanya agenda amwegera aramusuhuza. Muteteri aramwikiriza. Nadine ati Mutete, ntakubeshye njye nawe dukeneye kuganira. Muteteri mu gutungurwa kwinshi ati njye nawe tuganira? Nadine, buriya nta kintu njya nicuza nko kuba twaramenyanye tu. Uburyo wababaje Nkusi byarambabaje cyane, gusa igihe kimwe ndabizi uzabyicuza. Nadine yarebye hasi maze aratakamba ati Mutete, mbabarira umpe iminota 10 yonyine, hari ikintu nshaka kukubwira. Muteteri yabonye atari uwo gutakambirwa abwira Nadine ko nta kibazo amubwire. Nadine amusaba ko bajyana muri kantine y'ikigo. Ntabwo babitinzeho bagiyeyo, Muteteri asaba ji na Nadine arayisaba, basaba n'uturahure ubundi bicarana ku ruhande. Uko bicaye Nadine w'umutima wari uri kumurya akibaza ati ni gute ndabona icyuho nkamushyiriramo akagafu koko ubundi bikamurangiriraho. Mu gihe Muteteri we yabonaga Nadine yabuze icyo kuvuga, telefone ya Muteteri yahise isona. Arebye abona ni Maurice umuhamagaye, asaba Nadine kwihangana gatoya akajya kuyitaba ku ruhande. Nadine mu byishimo byinshi mu mutima aravuga ati nari nabuze aho nguhera, uwo muntu arandokoye. Muteteri amaze kugenda aritaba Nadine nawe ahita afata yifu y'ibinini bikuramo inda arunda muri ya ji ya Muteteri aravanga. Hashize akanya Muteteri agaruka abwira Nadine ati Nadine, mfite gahunda n'umuntu kandi aya niyo masaha, reka murebe tuze guhura nyuma birangiye tubone kuvugana umbwira ibyo umbwira, sibyo? Ibyo Muteteri abivuga arimo kwirenza ya ji Nadine yarundanijemo bya binini, ayimaze asohoka yihuta cyane. Nadine nawe asigara birindura amaso amwenyura aravuga ati ndakurangije gapfe nabi.